bite Joli kundi kuntu utameze neza amera neza gute Meri amera neza gute kugiza yisana naza umusaza wanje ari narabuze byose arimo n'imitungo yiwacu nukuri ndabizi Joli ariko nawe urabizi ko naruhari nabigizemo ikindi kandi rwose niba utekereza ko nabanza ahantu ari ntaho nzi pe Meri wiri kuvuga ko mukunda twaranabishikaniye ashaka kumureka nyuma nza kubona ko birimo neza kandi nawe arakunda cyane Look Joli twarakundanaga pe nta nubwo yaraciye igihe kinini mubabariye ko byiwe nawe umukobwa nibuka ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije ngo mbe namenya ahantu ari So how can you move on so easily? Then what else do you want me to do? Crying every day? Kill myself? No. Ibyo ngibyo ndakeka urabizi neza ko ntabikora. Erega Joli, ndakumva pe. Kuba warabuze umusaza wawe ni ikintu kitoroshye. Ariko nanjye nabuze umukunzi wanjye. So, nta mpamvu rero yo kwigihano cyo kubazwa n'ubuzima. Nundi akobwa mwese muri kimwe. Yaba hari, yaba adahari ntacyo bikubwiye. Kuko ubona n'ubundi. None se Joli, urashaka basi ngo twiyahurire nibwo uribone ko ibura rya musaza wawe twese ryatubabaje? Genda uburyo ndaje. None si byo urimo ntiwabiretse tukabanza kujya ku meza? Erega kopi, ntukigire nk'umuntu nkunze cyane yuza kuba udafite icyo ushaka ntabwo ari kwemera ko tubana. Ngo kubera iki? Ibyo kwigira nk'umuntu ushaka ko dusangira twigize nk'abantu bakundana ntabwo mashaka kubyumva. Ubwo si byo bihuriye no kuza tukajya ku meza. Nyine ntukigire nkaho ushimishijwe gusangira nanjye. Ese uzakomeza kumfata gutyo kugeza ryari? Ntabwo ubizi ko twashakanye. Ariko ntabwo twakundanye. Cyane ko abashakanye bose badakundana. Ikindi kandi ndabizi neza ko numara kubona icyo ushaka uzaca ukwawe nanjye nkaca ukwanjye. Ni ukuvuga ngo iyi ni nayo mpamvu wanze ko tubyarana. Ese urajya kurya cyangwa ntabwo ugishonje? Sisi tumeze neza. Meze neza sa. Utarimo kurya none? Ndi kurya sa. Nuko byari bigishyushye ariko ndi kurya. Ko
kopine wimbeje twatinze kuza ku meza. Ese ejo nari hehe atari ku meza? Kopine uri gutekereza iki? Sa bakojije ikibazo. Ngiye ndeke meze neza. Jori sinzi hano yagiye ariko nimugire ikibazo namubika ibiryo muri chambre aza kurya igihe ari buzire. Perfect. Gentleman. Thank you, bro. Sheri, watetse ibiryo biryoshye. Ndumva nta bindi biryo nzongera kurya bitatetswe nawe. Kandi biranshimisha turi gusangira ku meza binera apeti. Ngaho gerageza urye rero. Ese chérie. Ni sauvé. Ciao. Kureba Jesse. Okay. Shanda bizubwo ntago yaba yakugaburiye. Akubumura natetse. Kandi nako biki. Ako ke. Iki se tabeshya? Of course no. Kate, ibyo tubireke. Ahubwo ndashaka amafaranga. Yiki se kandi? Nyine hari akabazo nshaka gukemura kandi ntabwo nasubira imbere ya bro wanjye. Ejo ndere yampaye amafaranga. Rero impamvu ushaka kumfasha ukanguriza nza kwishyura vuba. Ibyo si ikibazo kandi urabizi. Nari mbizi rwose ko ngomba kukwizera. Ubundi se nakaye kabazo. Ikindi nangahe turi kuvuganaho hano. Bon. Shaka ko 1,000 gusa. Naho ubundi cyo ngomba kuyakoresha ni nakonza bikubwira. Ntumbeshye frère. Ushaka amafaranga uhereza irangirwa mukunzi yawe. Ndabeshya. Kate, babarira. Akwiye ko hari akabazo ushaka gukemura. Ako frère uba muzima. Usko ntatungurwa no kumva nayo amafaranga musaza yagoye ejo bundi wari yamwihereye yose. Sha nyine hari akabazo ushaka gukemura kandi kihutirwa. Arayakeneye cyane pe. I know it. Nari mbizi. None niwe uri kugenda uguzaguza ahantu hose kugira ngo ubone amafaranga yamushyire. Ese akabazo k'amatsiko. We nta nshuti agira yaguza. Ako we wagiye waguzagujije ahantu hose. Kate, ibyo bireke njye nzagusubiza. In your dreams, bro. Nta nijana riri buve mu mufuka wanjye ngo urashyirira njiji y'umusore ngo nakagabo kawe. Nta n'isoni. Mbasheri yaba udafite amafaranga ari kubimbwira. Iki kiganiro ntabwo cyari ngombwa pe. Umva ndabikubwiye rero. Kandi niba ubabaye ujye gufata inguzanyo muri banki. Utanga imitungo y'iwanyu yose wishyurira umusore. Man, nabikubwiye ko nzayakwishyura. I said no. Rubbish. You see, ntabwo umeranye neza na Henry. Ibyo uvuga sinzi byari byo sa. Ngiye meze neza. Ahubwo se Jori yaje. Ako se kopi.
uzageza ryari kuguma nkwepa iyo nkwaje buri ikibazo kijanye n'umubano wawe na Henry ushaka indisije umbwira kugira ngo tubikwepe sawa miranye neza na Henry tubanye neza turakundana rero umfashije wakumva ibyo ndi kukubwira ukarekera kumbaza ibibazo mba ntazi aho wabikuye ako se we na Henry mumaze kingana gute muziranye ibyo ntabwo ari ngombwa sana icy'ingenzi ni uko njye na Henry tubanye neza kandi dukundana kopi ibyo ntabwo bisubije ikibazo canje ese undi ufite ikihe kibazo sana iby'umubano wanjye na Henry we birakurebaho iki koko erega kopi uri mushiki wanje mbagomba kumenya neza ko wishimye kandi umeze neza ikindi kandi ubuzima bwawe canke ibyishimo byawe ntabwo wabigurana no mazu n'aya mamodoka sa icyo nzi nuko ndi gukora ikintu cyanyacyo hano kandi uwo ni umunezero kuri njyewe rero ahubwo jya kureba ko Jori yaje ataza gusanga yivumbuye bimwe bye kuko sana mfite ubwoba ko ari wowe utishimiye ahubwo musaza wanjye rwose Sasa rero ndagiye ibisigaye byitseho boss nakumbaza kunyurira ukuntu mubeshye wese ugiye kandi oya se kandi ntabwo nakubwiye ko ndi bujye kuwafurira nyuma y'akazi se nibwo ari guhera amafaranga se umva nawe urumva ari iki cyaba kingenye atari amafaranga ese ni ngombwa kujya kumureba iwe nta nubwo yakohereza kuri telefone oya ngomba kujya iwe akambona nkamutamo n'udukeya kugira ngo mbone ko ntari kumufera koko se cyangwa nawe urashaka kumubona ahubwo nuko witwaje amafaranga ako ufite ikibazo cy'imyiminsi iyo wajyanye na kiriya kigabo nta bibazo byinshi nkubaza kuki umeze uko nguko nuko ubizi ko ngewe kiba kinjyanye ari business gusa ariko nta kindi hanyuma ngewe se simba ngiye kwitanga kandi amafaranga iyo nyazanye ndakeka turayasharinga tukayakoresha ibyo dushaka byose ntabwo nshaka gutongana nawe Sheri gusa nawe usigaye ukabya pe oya ahubwo niwe usigaye ukabya kandi bino bintu ngewe ntabwo mbikunda ahubwo wintinza reka ngende ndasanga n'amafaranga yayamaze it's okay basize gutaha kare sibyo uyu munsi ndaza guteka dusangire okay bye I love you I love you too ase ntubona ko nje ngusanga None ushaka maguruke nk'ukubita imbere kubumbwira nawe mba nagukoze iki sa ntago ndi muri mood mbabarira okay none se gutariye meze neza umeze neza kandi ibyo nakuzaniye nsanze nta n'ikintu na kimwe wakozeho kandi nkaba nzi ko nta mafaranga ufite ngo mbwire ngo wagiye muri restaurant bizi gute ko nta mafaranga afise maze kwishiramo ko mushika kubana nto ibintu byose ntasigaye n'ubwo ariko kwishima Jori kope nta kintu cyawe yigeze atwara ikindi kandi uzarekera ajya ari gukomeza kumushinja kugira uruhare mu bintu byabaye byose reka kumuvugira gute kandi muri amarasamo ngaho nyumvira ubu uraje utangiye gushaka impamvu ituma dushwana kandi je nanje kubaza impamvu utariye kumangayikira se nabigusabye none se basi nawe ukoze iki ngiye kuja mu cumba kandi ntunkurikireyo ndashaka kuba ndi jenyine Jori
si uretse tugafata ibya mu gitondo. Nakerewe ndaza kubifatira mu kazi. Kandi nemaze kuguhoreza umura ntabwo biri bugukerereza cyahoze. Nakerewe mfite inama mu kazi. Ntabwo nshaka kujya mu by'icyayi. Kandi umbwiye ko icyayi cyahoze? Ese kuki ukunda guhatiriza ibintu? Nakwiye ko nta cyayi nshaka niba ugishaka wigenda ukinywa. Jesus. I'm sorry. Of course you are. Wow. Igihembo cyo kuba umugore mwiza ubigacibwa amazi uragikwiye pe. Apana muri iki gitondo Juri, ndakwinginze. Ega kwisiga amaraso no kuba umuhemu ntibyatuma utsindira umutima w'umuntu. Juri nta maraso nisize, nta muntu nigeze mpemukira. Rero ibyo bintu horo nshinja ntazo aho bikuye mbabara ibyo ushaka kandi ubijyana. Naho nabijyana kopi. Ni nayo mpamvu nasigaye hano kugira ngo ntuzajye unabyibagirwa. Nzajya mbikwiyibukiritse. Juri nturebe ibintu ubunkorera. Uzabyicuza. Ntabwo nzabyicuza. Jana utanabyicuza Imana ubwayo izabikubaza. Wherever. Wose kandi ugiye he? Henry yaramagaye ngo musange kuri ya restaurant dusanzwe duhuriramo. Arashaka ko dusangira ibya mu gitondo. Ako boss ni fake kweli. Ubu wasanga yanze ibiryo umugore yamuteguriye ngagiye gusangira nawe. Ndetse ngiye birandeba. Ariko ko mbona wabishegeye. Wameza amababa urashaka kujya gusangira na boss. Nta mabana ameze yewe. Ndabizera akayingo niko tutajyanye twese ariko don't worry. Ndaza kuzanira muri take out. Uretse gato. Niyo mpamvu mu gitondo wanze ko ntegurira breakfast. Wari uzi ko uri busangire na boss. Okay, nibyo. Ako nawe urabyumva twari bube twangije kandi dufite ahandi turi bubikure. Twari bukoresha ubu ngubu mu gitondo tuzabikoresha ejo cyangwa n'ikindi gihe. Ntacyo njye ntunzanire ngaho genda nawe. Kubera iki se? Ntabwo mbishaka ameze neza. Come on, babe. I said I don't want it. Genda. Okay, babe, ndagiye. Ariko ngaruka ibyo byo kwirakaza nawe wabigabanyije. Kuko urabizi mu bintu wambujije nabyo birimo kandi nanjye nawe bikubujije. Nta byo kuzana imijinya hano. Genda dusanga umugabo wawe yanivumbuye. Gaho nyumvira. Genda. Nose babe, kutishimye wabaye iki? Sheri meze neza nta kibazo. Gusa ka kabazo k'amafaranga karandembeje. Nari nyikeneye guys. Babe. Check your phone. Are you serious? Yeah. Wow. Should you give me one? Yeah, babe. Thank you so much. I love you. I love you too, babe. Usakuza umusaza wanjye atakumva. Babe, now what? Babe, aya masasu usanzwe ko nzi ko aba yageze mu kazi. Ako wasanga akiri mu rugo. Ubwo nyine umugore aba yamwitayeho. Abandi bana. Wowe uzanyitaho ryari? Aho ko winjira nk'ugiye muri toilette, onye ntabwo bigeze bakwigisha icyo bisobanuye kudodora.
ese uhorana umushiha? Uzi ko muri toilette umuntu yenda kudodora kugira ngo atabangamira umuntu ariyo. Erega Jody, uko naje aha ngaha ni uko nanjye wazi wanjye, kuko turi famiye. Je ntabwo ndi famiye yawe wagashinzeho. Ibyo zose urabibwira kopine niwe bene wanyu, je si mwene wanyu. Cyakora nyoberwa n'impamvu kiri hano, kuko bakaba bakujyana gukorana n'izindi nyamaswa. Nako nazo zikurusha discipline. Jody, Freya, what's going on? Wabajije umugore wawe se? Siko yendaga kunsohora bonije na komanza. Asa Jody, wagiye uruha mukareka gushihorana buri muntu wese uhuye nawe. Wareka kumuvugira gute kandi ari barajyawe? Ngwiki? Ndabeshe? Ko winjiye ubaza ico yabaye ugeze umbaza ico yakoze? Cyangwa uburindira akanye keza kari ko kose ubwiye ngo ntuke? Sha, cyakoze narinzi ko Joro njye nyine ashishura. None nsanze namwe ariko bimeze. Abantu ubona nawe mwaragoye pe. Jody, usaba imbabazi. Ariko uri kurakira? Mureke besto, kuko nabyo yakora pe. Besto? I'm sorry. Ahubwo senda kwakiriza iki? Sha, cyatsi nzaniye amazi yo kunywa, kuko ndumva mfite inyota. Yonyine? Okay. Jody bite? Ni byiza kopi. Ko wanyinziza. Wisha ntabwo nakwanga kurusha maze. Ariko nyine ndabizi ugiye guca igikuba kubera ishuri imwe yonyine mu mwaka ugeze hano. Gusa nyine ni karibu mu rugo. Urakoze kopi. Gusa nyine warananyanze. Ese ubundi kutakijya mu kazi cyane wajya ureka tugasohoka ukaza no kudusura? Nukuri tujye tubikora pe. Ariko ngo ugiye kwimweshwa amazi n'icyaka cyawe nzi. Yego sha, usibye se ke tugize ngo ibintu by'inzoga ngenda bikunda. Yego. Ahubwo sambwira Henry kaza namubwira. Oh, sha Henry yagiye mu kazi. Oya. Kuko mvuye nsanga atarahagera. Kuki? Uvuye ku biro se? Nagiyeyo nsanga atarahagera. Ntabwo bishoboka. Umuntu se ko yavuye hano yirukanka ngo agiye mu kazi ngo afite inama ngo ziburi iminota mike. None tugeze amasaha ataragera mu kazi. Oya ntacyo. Nari mvuze ngo bari basanga yahuye n'utubazo mu nzira bigatuma akererwa. Wasanga Murakoze kuri iyi episode irangiye kuri filime yacu Around Me series. Tunaboneyeho kubamenyesha ko igiye kuzajya itambuka buri wa mbere, buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu saa 5 z'amanywa hano kuri Moriox Media. Turabakunda.